nahafataga nk'ahantu haba abantu batagira ubwenge, ariko natunguwe n'ibyo nabonye. Nitwa Dr. Faraji, mfite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'ubuzima bw'abanyafurika baba mu yindi migabane. Nageze mu Rwanda 2018. Nkihagera nasanze imiyoborere y'iki gihugu isobanutse. Nakibonyemo amahirwe yo guhanga udushya. Mbere yo kugera mu Rwanda, nabanje gukorera mu birwa bya Maurice muri kaminuza y'imiyoborere ALU. Nabaye muri Tanzania imyaka 12, nyuma mfata icyemezo cyo kuza mu Rwanda shingiye ku mutekano uhaba nuko abashoramari boroherezwa. Nkimara kuhagera nazanye n'umugore wanje, ubu twibera Kigali. Mu mwaka wa 2025 mu kwezi k'Ugushyingo nashinze ishuri ryisumbuye ryitwa Africa Olympiad Academy i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Iryo shuri ryigamo abahanga mu mibare na siyansi n'ikoranabuhanga. Abana bigira ubuntu kandi dukoresha integanyanyigisho ziri ku rwego mpuzamahanga. Nafataga nk'ahantu haba abantu batagira ubwenge, ariko natunguwe n'ibyo nabonye. Abenshi bo ku yindi migabane bafata Afurika nk'umugabane w'abantu badafite ubwenge, ugarijwe n'ibibazo biri mu bukene. Intego y'iri shuri nashinze ni ukwereka abo bose ko bibeshye. Je ndabihamya abanyafurika n'abahanga. Ndabaha urugero. Bubatse piramide muri Afurika kandi zisaba imibare myinshi. Rero sumuco gusa bashyiramo imbaraga, ahubwo bararenze. Ishuri ryacu rizamo abanyeshuri binyuze mu marushanwa. Birumvikana ni ishuri ry'abanyafurika b'abahanga mu masomo ya siyansi. Reka nanjye nkeregeshwe ngira nti science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je signe et je signe. Les amis de l'Afrique, ce sont les Africains. Et les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ninde wabiririmbye harya mutubwire muri commentaire. Rero birakwiye yuko koko nkuko uwo muhanzi yarabonye ko mbere abagome ba Afurika bari abanyafurika ubwabo, yabiheraga ubwo abanyafurika bagurishaga bene wabo, hari mu gihe cy'ubucakara, hari mu gihe cyo kugurisha bene wabo. Ari igihe umwami bamugeragaho rwose bakamwereka ibirahure, bakamwereka indorerwamo, bakamwereka utuntu duteye amabengeza, hanyuma agafata ibisore bye, agafata ibigabo bye akagurisha, bakagenda bakajya kuba bacakara gukora muri iyo mirima y'abazungu hirya ngiyo. Uko rero uko umuhanzi yabirebye arangije yinaga mu nganzo, arangije aravuga ngo yewe ndabivuze kandi ndabyanzuye, abanzi ba Afurika n'abanyafurika ubwabo. Nushaka urebere hirya ahangaha, hafi ahangaha, aho abantu ubundi bitwaga abavandimwe, bitwaga inshuti,
byitwaga rwose abantu bakwiye kuba baturanye, dore ko ijambo rivuga ngo umuturanyi aruta umuvandimwe wa kure, ariko abaturanyi baramarana, baricana, bararwanyana, kugeza aho umuntu mu gihugu avuga ati mwe nimugende mumvire mu gihugu kandi ari icyabo, mu gihe ngo bavuga urundi rurimi rw'umuturanyi. Ibi bintu byaje bite? Birakomeje. Abanzi ba Afurika bakomeje ko abanyafurika ubwabo. Uzumva intambara ziri kugenda ziterwa hirya no hino, uzasanga abo bakomeye bafite ibyo baharanira, barimo kugenda gutera ikindi gihugu, ariko abanyafurika bo baritera. Nushaka kureba urugero byabaye hano mu Rwanda, aho abanyarwanda bafashe bakica abandi, none birakomeje, abanyafurika barafata bakica bagenzi babo. Biteye ubwoba. Nyamara ahandi uzumva igihugu kimwe cyagiye gutera ikindi, ariko tubaye nk'inshuti, tukaba nk'abavandimwe, tukamenya neza ko umuturanyi aruta umuvandimwe wa kure, twabana mu mahoro, twakundana, twagira urukundo, twakishimira kubaho ukundi, aho kumva wagakuruye wishyira. Narazwe urukundo, nonse urukundo mu maraso uyu mubyeyi wanjye. Niyo mpamvu nza mbabwira ngo mureke dukundane. Nyuma rero y'iyo nkuru ya Dr Faraje wagize atya akabona yuko u Rwanda ari rwo ruryoshye, nanjye ndababwira ngo abari hirya no hino, abari bwota amasimbi ntabwo ari ibikabyo. Ni gute abanyamahanga cyangwa se abantu baturuka hirya no hino baza bakabona ubwiza bw'igihugu, bakabona ari ahantu ho gushora imari, bakabona ari ahantu ho gukorera hari umutekano, ariko noneho bene cyo bariyo niyo ntibabone ubwo bwiza. Nta munsi ibintu byiza bitaza bisanga uyu mugabane, ariko uzumva bene Kanyarwanda ba nyirarwo ubwabo aribo bari gusebanya, aribo bari kurusebya. Ibyo birakwiye mwa bantu mwe. Narindi kuvuga nibaza ni gute abanyamahanga babona ubwiza bw'u Rwanda, nyamara ba Kanyarwanda bene rwo bagahora barusebya, bavuga ko nta cyiza cyarwo, mu gihe ese koko bizaba ibya wa mugani ngo wambaye ikirazi ntamenya ko kera. Nyuma y'ubuhamya bwa Dr Faraje, reka nze mbagezeho n'ubu buryohe cyangwa se n'ibi bintu byatangajwe n'abandi baturanyi muri Afurika barimo kubona uburyohe bw'u Rwanda, nyamara twebwe abarurimo bamwe na bamwe bagakomeza kurusebya ibintu bitari byiza. Gambia yatangaje ko yiteguye kwigira ku mikorere y'urubuga Irembo Gov mu gutanga serivisi za leta hifashishijwe ikoranabuhanga. Byagarutsweho na ambasaderi mushya wa Gambia mu Rwanda, Salimete Turayi. Yabigarutseho rero muri uku kwezi kwa gatatu 2026, nyuma yo gushyikiriza Perezida Paul Kagame impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda. Ambassador Salimete azaba afite icyicaro i Addis Ababa muri Ethiopia. Yagaragaje ko azashyira imbaraga mu guteza imbere umubano w'ibihugu byombi n'imikoranire hagati y'inzego zitandukanye zirimo uburezi, ubutabera, umutekano, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse no kwigira ku Rwanda. Yasobanuye ko mu ikoranabuhanga Gambia yifuza gukoresha urubuga rukora nka Irembo Gov mu gutanga serivisi za leta nk'uko u Rwanda rwabashije kubigeraho. Ati icyo dushaka gushyiramo imbaraga nuko umubano w'u Rwanda na Gambia urushaho gukomera, tukagirana ubufatanye mu nzego zitandukanye zijyanye n'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu cyacu. Yongeyeho ati izo nzego harimo gukoresha ikoranabuhanga. Turashaka kwigira ku Rwanda uburyo rukoresha urubuga rwa Irembo, natwe turukoreshe iwacu mu gushyira ku ikoranabuhanga serivisi za leta, kuzihutisha ndetse no kuzibona. Yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyo kwigiraho mu bijyanye no guharanira iterambere ry'umugabane wa Afurika muri rusange, kandi ko hanakenewe gushyira imbaraga
babonaga mu bucuruzi nk'amahirwe ari mu isoko rusange rya Afurika. Ati kuri twe muri Gambia tubona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa, umuvandimwe, kandi umuvandimwe utarinda ibindi bihugu gusa, ahubwo uwo wakwishingikirizaho mu bijyanye na serivisi, mu bijyanye n'ubumwe bwa Afurika no gukorera mu mucyo. U Rwanda na Gambia bisanzwe bikorana mu nzego zitandukanye zirimo umutekano n'igisirikare, imitangire ya serivisi za leta n'urwego rw'ikoranabuhanga. Ambassador Salimate yashimangiye kandi ko ibihugu byombi bishaka kwagura imikoranire mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare, aho abasirikare n'abapolisi bazajya basangizanya ubumenyi, amahugurwa n'imyitozo inyuranye. Yerekanye kandi ko Gambia yifuza gufatanya n'u Rwanda mu rwego rw'uburezi, by'umwihariko mu guteza imbere amashuri y'imyuga, tekinike n'ubumenyingiro, siyansi, ndetse no gukomeza guhererekanya abanyeshuri biga amategeko. Yanerekanye kandi ko igihugu cye cyifuza kwigira ku Rwanda uko rwabashije gucyura no gukemura ikibazo cy'impunzi, ndetse n'uburyo diaspora nyarwanda igira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu, kugira ngo abanyagambia bari hanze y'igihugu nabo bagire uruhare mu iterambere. Yavuze ko Gambia ifite abaturage benshi bafatwa nk'impunzi mu bihugu bitandukanye, kandi bifuza kubacyura ariko n'abadatashye bakagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo. Ambassador Salimata yasobanuye ko u Rwanda na Gambia bigiye gukomeza umubano hagati yabyo. Ambassador Salimate A.T. Touré yasobanuye ko Gambia ihanze amaso urubuga rwa Irembo n'uburyo u Rwanda rwakoresheje mu gukemura ikibazo cy'ubuhunzi. Ubwo ambassador mushya wa Gambia mu Rwanda, Ambassador Salimata, yashyikirizaga Paul Kagame impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye, nuko nguko yatangaje rero ko bashyizemo imbaraga kuba bakorana n'u Rwanda mu buryo bwo gukorana n'Irembo. Nivyo nababwiraga, amahanga arashima u Rwanda, nyamara wowe munyarwanda ukagenda usebanya uvuga ko nta kigenda nkiza n'ibiki byose. Ariko se ni hehe wabonye hari muri paradizo? Njya numva n'abavuga ngo murundu. Rero reka ikirezi cyacu tumenye ko kera uko wakigira kose icyo bita ID, identity, icyo bita CV, byanze bikunze uzahora uri umunyarwanda. N'ubundi bwenegihugu wabona, ariko kavukire yawe cyangwa se birth n'u Rwanda. Reka rero twikunde mbere yuko dukunda abandi. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza. Iyo Nizurunge Empire, gahunda ni yayindi, ni inkuru ya nyirayo. Murakoze, reka dusubire mu kindi kiganiro. Ciao ciao. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa, havugwa yuko ejo hanjye hatari heza, hashingiwe ku biri kumbaho. Nizurunge Empire.